agira umunezero ariko akabura uburyo awusohora. Uyu munsi ni umunsi ntateguraga, ariko iyo ufite umuntu ugutekerezaho ugukunda ukuzirikana, akazirikana yuko ukwiye kunezerwa ku munsi w'ibyishimo, nawe akabigiramo uruhare, kiba ari ikintu gikomeye. Rero umutima wanjye ndanezerewe kuri uyu mugoroba, ku bw'aya masaha, ku bw'iyi tarike. Ndashimira Madame sheri wanjye nkunda cyane Mbabazi, ndamushimira by'umwihariko kandi abyumve, arabizi neza yuko ntawe bahwanye. Niwe mwambaro nambara nkumva ndaberewe, niwe tugendana nkumva ndi kumwe n'uwo tutasigana, niwe tuba turi kumwe nkumva nuzuye ibyishimo n'umunezero bidafite ahandi birahurwa, ahubwo bikomoka mu kuba turi kumwe nge nawe. By'umwihariko ndashimira Sister Stella ndahano, ndagushimira cyane. Ndashimira ururabo rwawe, ndashimira umutware Imana yaguhaye. Niyegere hinanga, yegere hano hino rwose. Mushimire by'umwihariko, sinshidikanya duwe yangize umwana mu rugo, nashikanye mfite ikimenyetso cy'amaraso. Nabonye icyo nirata, zirata umusaraba, umwami wanjye yabambeho, yikoreye ibyaha byanjye. Nabonye icyo nirata, zirata umusaraba, umwami wanjye yabambweho, haleluya, yikoreye ibyaha byanjye. Sinshidikanya duwe yangize umwana mu rugo, ndashinganye kuko mfite ikimenyetso cy'amaraso. Sinshidikanya duwe yangize umwana mu rugo, nashinganye mfite ikimenyetso cy'amaraso. Kubw'ayo maraso ndumuraganwa nawe,
kubw'ayo maraso ndumuraganwa nawe mfite ikibanziyo mw'ijuru ntawe uzakinyaka sinshidikanya duwe yangize umwana mu rugo ndashinganye kuko mfite ikimenyetso cy'amaraso. Ya mfite ibyishimo n'umunezero mu mutima. Hari igihe umuntu agira umunezero ariko akabura uburyo awusohora. Bw'uyu munsi ni umunsi ntateguraga, ariko iyo ufite umuntu ugutekerezaho ugukunda ukuzirikana, akazirikana yuko ukwiye kunezerwa ku munsi w'ibyishimo, nawe akabigiramo uruhare, kiba ari ikintu gikomeye. Rero umutima wanjye ndanezerewe kubw'uyu mugoroba, kubw'aya masaha, kubw'iyi tarike. Nshimiye Imana mbere na mbere yo yemeye yuko mbaho kandi nkabanaho n'inshuti n'abavandimwe. Icya kabiri ndashimira madamu sheri wanjye nkunda cyane Mbabazi, ndamushimira by'umwihariko kandi abyumve. Arabizi neza yuko ntawe bahwanye, niwe mwambaro nambara nkumva ndaberewe, niwe tugendana nkumva ndi kumwe n'uwo tutasigana, niwe tuba turi kumwe nkumva nuzuye ibyishimo n'umunezero bidafite ahandi birahurwa, ahubwo bikomoka mu kuba turi kumwe nge nawe. Rero ni iby'ibyishimo. Umuhanga yaravuze ngo biragoye gusobanura amagambo, ariko ayo mvuze nayo si uko yari ari muri njyewe, ahubwo atewe n'amarangamutima, kandi si ubu gusa mbivuze, nzahora mbivuga. Sheri wanjye I love you, ndagukunda umunsi ku munsi. Ntabwo ngukunda none, ahubwo nzahora ngukunda. Byinshi ndabizi neza yuko nabikubwiye kare ariko iyo bigeze ahangaha ho hari uburyo umuntu agerageza kwirimita. Nzi neza yuko icyo nshatse kuvuga wacyumvise. Ikindi ndashimira aba sisters, ndashimira Rosine nk'umwana wacu, ndetse tukaba ari nawe tubana, amenya buri kimwe cyose. By'umwihariko ndashimira sister Stella ndahano. Ndagushimira cyane. Mbanje kugushimira kubera yuko uri ingenzi mu buzima bwanjye ndetse n'ubuzima bw'umuryango wacu. Ni iby'igiciro kukugira. Uri umuntu udasanzwe, uri umuntu isi yakwifuza gutunga, kandi uri mu cyimbo cy'Imana. Hari ibintu Imana iba iri ngombwa ko yakora, ariko ikabikora inyuze muri wowe. Twagiye tukugiriraho umugisha mwinshi muri uyu munsi, kandi n'igihe cyose kizabaho. By'umwihariko nanone ndashimira ururabo rwawe, ndashimira umutware Imana yaguhaye, ndamushimira kuko yemeye ko uyu munsi niyegere hinanga, yegere hano hino rwose. Mushimire by'umwihariko, ni intwari
kandi iyo abantu bakwiye kujya bashima abandi bakiriho. Afite umutima mugari kandi we n'umufasha we umuntu ashobora kwinjiramo agakwiramo, kandi si twe gusa n'abandi bose bakumva bakeneye urukundo rwa nyarwo. Ndabarangira ko hano hari abantu bafite urukundo rwa nyarwo. Rero ndamubashimiye, kandi nawe mushimiye yumva yakoze kwemera gufata urugendo agafata umwanya we akaza kwifatanya natwe muri uyu mugoroba. Imana ibaho umugisha. Ntago yenda n'undi uwo ari we wese atazabyumva, ntago baje bonyine. Hanyuma hariyo na petite sœur wa Stella, nawe ari hano. Emerera nawe wigireho inangaha ushimire. Wakoze cyane, Imana iguhe umugisha. Ni ibintu by'igiciro by'igikundiro kugira abantu bashobora kwitaho kandi bakubwira ngo tujye kureba umuvandimwe, nawe akumva ko akwiye gufata izo risiki, kubera ko ndatekereza yuko biragoranye, ariko abanyarwanda baciye umugani baravuga ngo ahakomeye niho hava amakoma. Aho bikomeye, aho bigoranye, aho havamo ingororano. Aho umuntu wese abona hagoranye hava ingororano, kandi ingororano akura mu hagoranye ziba zifite umusaruro n'ejo hazaza. Rero ndabashimiye, Imana ibahe umugisha. Munyemerere mvuge ngo Imana idakiranirwa ngo yibagirwe imirimo, ntikabure kubagirira neza. Njye mbasabiye umugisha ufite izina. Bibiliya yaravuze ngo nkunda abankunda kandi abashakana umwete bazabona. Umwete Bibiliya ivuga ntabwo ari ukugira ngo umuntu yirukanke, ahubwo umwete Bibiliya ivuga ni umutima. Umutima ukunze ushaka. Rero mwagize neza, Imana ibahe umugisha. Aho murambuye ibiganza muge musanga umugisha w'Imana. Amajyepfo, amajyaruguru, iburasirazuba n'uburengero bwaryo no hanze y'iki gihugu. Kandi umugisha nsabye kurenza iyindi nuwo tuzicarana ku meza amwe dusangira Pasika ya nyuma, turirimba ngo hozana hozana, hahirwa umwami uje mu izina ry'Uwiteka. Undi mugisha mbasabiye ni umugisha wo kurama mukazaramira kubona ibyiza mu buzima bwanyu, kandi muzarinde musaza mukinezerewe. Imana ibagirire neza. Haleluya. Amen. Asante cyane.
cyane aravuga ngo dore ibintu byiza ni ukureba abantu b'Imana. Noneho twebwe birenze ibyo, ubu ibyiza ni ukureba abavandimwe bafite urukundo, bafite umutima unezerewe, banejejwe n'uko Imana ibahaye impagarike n'ubugingo, rero bateranye bakundanye. Umuririmbyi aravuga ngo gusenga n'indirimbo byabo bitumbagira mu ijuru. Imana ishimwe ko ahantu hari urukundo Imana ibihari, kandi ahantu hari ukubana neza Imana ibihari, kandi niko kuri gusenga n'indirimbo byabo bitumbagira mu ijuru. Kandi Kristo ndagushimye kuko irari ry'imitima yacu iteka ryose, yaba ku manywa na nijoro, yaba mu gicuku cya nijoro abantu bashyizweyo, ibyo bibi byo guhazwa n'Imana nibwo bwonyine umukiranutsi azabyibuha kandi agashisha nk'umukiza. Twageze muri uru rugo, batwakiriye neza bikwiriye abera, kandi batwakiriye neza nk'abavandimwe. Baha umugisha uyu mugoroba, wandike mu gitabo cy'imirimo, uzanawutangira ingororano. Bahe ngombwa ko dusoza dusabiye umugisha abantu bose babigizemo uruhare, ku matelefone babigizemo uruhare, muri koordinasiyo, umuntu wese washyigikiye uyu mugoroba umuha umugisha, kandi wandike mu gitabo cy'imirimo azaryoherwe rwose. Dusabiye umugisha mudamu w'uru rugo, muha umugisha aho ari, biri imirimo y'amaboko ye, biri inzozi ze, biri imigambi ye, ibyo agambiriye byose byiza bisohozwe n'amaboko y'Imana. Umugisha umutware w'uyu muryango, umugisha umwana bafite, umugisha twebwe twese twabaye hano kuri uyu mugoroba. Iki nacyo cyandike kandi uzagitangira ingororano. Gendana natwe, usigarane n'abacu, tubisabye Imana Data wa twese mu izina rya Yesu Kristo, amen. God bless you. Amen. Wakoze cyane. Imana umugisha. Amen. Amen. Wakoze cyane. Amen. Amen. Thank you. Papa. Asante.